Mwiriwe neza, amahoro y'Imana abane namwe. Nizere ko muri amahoro aho muri hose, nizere ko mugubwa neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Bantu banjye, tugire urukundo kandi dukundane urukundo rwa kivandimwe, duhuje umutima kandi tunezerewe twishimirana, bigasubira nka kera. Hana kwigendaho banyamwigendaho ngo ubuzima ngo ariko twongere tugire urukundo, twongere tube abantu bamwe, twongere dushyire hamwe imitekerereze yacu imwe, cyane cyane ko na leta y'u Rwanda dukangurira kuba bamwe. Ibintu by'amacakubiri tukabireka, tukirinda kwimakaza urwango. Oya, ikintu nakwifuriza ni uko wakunda mugenzi wawe kandi nawe akagukunda. Na Bibiliya ivuga ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Gusa nudakunda mugenzi wawe ukikunda wenyine, gusa urumva iryo joro tuzarijyanamo. Rero duharanire kujya mu ijoro dukundana, sibyo? Mwese ko mubibona, ni byinshi, ariko nimba mugenzi wawe afite ikibazo umusange umubwire ati rega sina ngombwa kumuha amafaranga, n'ibitekerezo byawe bikenewe. Ushobora kumubwira ati mugenzi wanjye ihangane, bimeze gutya, ihangane ibi birashira, ukamuhumuriza. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ngo nguhaye amafaranga ni ibintu bishakwa. Hari igihe abantu baba bakeneye abandi kugira ngo babahe ibitekerezo, babubake. Ubwo se nutanyubaka, ahubwo aho kunyubaka ukahasenya, urumva amaherezo ari ayahe? Kandi twirinde kugira tuvuga abandi tukabavuga ibitari byo, tukumva ko twagumya kuba gusakaza umwuka utari mwiza. Nimba mugenzi wawe yaburaye akaba yakubwira ati rero ngiye kuburara, nimba nta n'ikintu ufite, uvuga ati humura, Imana irakuzi. Aho kuvuga ngo dore cyagenze disi kiraburaye, ngo ni ukubabona bagenda gusa. Oya, ntabwo ibyo ari byo, ntabwo ibyo bikwiriye abana b'Imana, ntabwo bikwiriye abana b'Imana rwose. Twunga ubumwe, nimba ufite icyo umurusha umuhe, kandi niba ntacyo ufite umusengere. Imana igira icyo ikora, Imana igira icyo ikora kugira ngo ubuzima bukomeze. Rero nubwo mw'iyi minsi ibintu bigoye, umuntu kurya ari ku mibare, wumva ko nimba ubonye ibyo biro 5